Ruganzu yari yateye Burundi. ye ajya kwa Nsoro. Nsoro nawe ari umwami w'i Burundi. Nsoro buriya yategetse Burundi. ye maze rero asanga ntawe uhari nawe, asanga ntawe uri mu rugo rwe. ye arabaza rero abantu baba bari ku irembo nyine ahantu y'ubwami baba ari benshi, atese Nsoro arahari, batashwe bati ntawe uhari. batafite iyo yagiye nawe bati yagiye kureba ibintu by'Uburundi bidatunganye, bati ntabwo ari hafi. aravuga ese umugore we arahari, baravuga arahari. noneho Ruganzu rero aragenda, agezeyo hari umuja wabo wavuye i Rwanda w'umunyarwanda, abwira Mazi Yateke. Mazi Yateke yari indese, yari umugore nyine wa Nsoro i Burundi. Ariko ari mwiza cyane ngo cyane ariko. noneho rero aramubwira, aramubaza atari kuzi iby'i Rwanda, atuye umugabo ko ntaho ndamubona kuva mbayeho. ati aramubwira uyu ni umwami w'i Rwanda, ni Ruganzu. aba ari uko amubwira. maze Ruganzu rero araza ataha mu nzu. atashye mu nzu Mazi Yateke nawe araza, barabonana bararamukanya. bamaze kuramukanya, Nsoro aratambuka ajya ku buriri kwa Nsoro, aramuhamagara ngo ngwino hano. Mazi Yateke yari yanamutinya, ubwo yavugaga ati uyu muntu arenda kunyica. aragenda. noneho amaze kugenda rero Nsoro yari yaragiye araryama Rwanzu. arabwira na Mazi Yateke ngo ryama, nawe araryama. noneho Nsoro nawe ubwo akaba ari mu byo gutahuka nawe byo kuziwe. nawe kandi yarajyanye n'ingabo ze. wa muja rero yumva ingoma ziravuga zije kwa Nsoro araje. aragenda Ruganzu ari aho n'ingabo ze z'inyarwanda, aturuka hepfo y'uburiri, aragenda amurya urwara Mazi Yateke. atese ati ko ingoma zivuga, ati Nsoro kumenya aje kumenya atahutse, ati ibintu ni ibiki. noneho rero Mazi Yateke abwira Ruganzu, atese ko Nsoro nawe ngo aje n'ingabo ze, ati wabyutse ukabisasoro, ati ko bavuga ngo abami babiri ntibabonana kirazira. aba ari ko amubwira. Ruganzu nawe aramubwira ngo yewe ngo byihorere, ngo byose ndabyishoborera, ngo wowe sasira gusa, mwese muri bisigaye byihorere. Mazi Yateke agira ubwoba. noneho Ruganzu rero yari afite abo bazanye bariyo nyine ku karubanda iyo ngiyo. Ruganzu arabyuka, aragenda rero abwira abo bazanye aho basize ingabo ze, ati nimwihute mbabone none aha ngaha, muzane ingobyi. bariruka baragenda aho basize ingabo, bazana iki? ingobyi. bamaze kuyizana rero Ruganzu ati byuka Mazi Yateke. arabyuka. Ruganzu aramubangatana, aragenda amuroha mu ngobyi, ati nimwihute nimugende, nanjye ndi inyuma yanyu. ubwo Nsoro aba ari nk'uko yabageze hirya. baragenda. noneho rero Ruganzu ajya inyuma yabo n'ingobyi. noneho icyo yakoze kugira ngo ntibamugereho, Ruganzu ngo yari afite ubwenge yahawe n'Imana abandi bami batabonye, abateza ubwira kabiri. hahita hijima. havuye ubwira kabiri.
noneho bagiye kubona babona burije abacyura ihene abazizitura ku gasozi abacyura inyana bagira kandi ugosoro arahageze ageze mu rugosoro ahageze baramubwira bati arabaza ngo ese agera mu nzu ati mazi yatekeye bati Rwanzu yamujyanye umwami w'i Rwanda bati bamuhetse bazanye ingobyi baramuheka bati Ruganzu arayikurikira bati mazi yatekeye yagiye bamujyana i Rwanda. Ruganzu rero ubwo baba bageze ku ruzi ku cyambu cy'u Rwanda ni kuri Rweru, inyanja ya Rweru yenda n'Uburundi. Jya wongera tubwire Ruganzu bageze ku mazi ashyiramo igicuba hanyuma agishyira mu ruzi amazi yose aragenda hanyuma anyuramo n'ingabo ze bamaze kwambuka kandi ubwo ingabo ziri hakurya bwaziriyeho ngo nabo bashaka kwambuka ngo babakurikire bajye mu Rwanda. Bano bambutse rero Ruganzu ahageze rirasukamo uruzi rurahagarara rumera rutya bararureba nabo bararutinya batese turanyuranye iri joro ryose turarikizwa n'iki noneho barambuka kandi uko bambuka i Burundi bwije ni mu gicuku abantu inka bazicyuye bamwe barakama kubera ubwira kabiri nabo n'ubwira kabiri. Noneho Ruganzu rero ubwo baba barambutse mu Rwanda ni ku manywa rwose abantu baragenda inka zirarisha abantu baragenda barahagarara rero Ruganzu aravuga nimwitonde muheke neza mugire iki Burundi. Ubwo rero Nsoro yari ahageze aravuga ngo batere nyine babakurikire nabo bagarure mazi yateke babarwanya agarure mazi yateke igicuku se kibemerere kandi we iwabo bwije ari mu gicuku ingabo barabakabira baravuga ese watera ukajya kurwana turarwana tutareba no kureba aravuga ibi ntabyo ati kandi rero reba hakurya mu Rwanda ati izuba rirava ati ubwo se wowe urabona byashoboka nibwo bwira kabiri rero bwabaye. Ruganzu bishira arongoye mazi yatekeye yamujyanye i Rwanda aba umwamikazi mu Rwanda yaramujyanye Ruganzu mazi yatekeye se yari bwoko ki yari umunyiginyakazi yari umusingakazi yari umwega nawe ngo yari yaravuye i Rwanda nawe Nsoro yari yaramukuye mu Rwanda ni ukuvuga ko Ruganzu yari aje kumugarura yari umunyarwanda ngo mazi yateke bajyaga babiririmba no mu Rwanda bakabibyira ngo mazi yateke ngo Ruganzu yaramubwiye ngo nahumure ngo umugore wagaruje iminyago mu mpinga yaduha ngo nsasire unsegura ubyihorere yego yihorere ibyo kwa Nsoro. Urumva rero nawe yatagira ubwo bwenge bwo kugira ngo habe ubwira kabiri nta nubwo yari kumujyana kandi ingabo z'i Burundi nazo zari kubarasa zikabaroha mu ruzi abandi zikabica mbese ntibimubere byo ariko rero yari afite ubwenge bwo hejuru nawe. Kuki ubwenge bwa Ruganzu bwazimiye bwagiye kuko mu Ruganzu mwubaho byinshi cyane niki cyatumye ubwenge bwe bubura mu Banyarwanda? Ubwenge bw'igituma Abanyarwanda batabubonye n'abandi bami ntabwo Ruganzu yari afite ubwe bwenge yahawe n'Imana ntabwo yabubwiraga abantu ngo no gutanga kwe abantu ntibabimenye kandi iby'abandi bamenye bivuze ko ashobora kuba hari abavuga ko yazimiye yasubiye kandi we rero ni uwa kera Ruganzu ntabwo ari kimwe n'aba ba Rwabugiri Rwabugiri se ntiyari hariya Masaka ni uwuhe mwami wibuka neza? si we se wise Masaka nyine Masaka
Masaka y'u Rwanda se cyangwa ya hano i Buganda? Masaka ya hano muri Buganda. Niwe wayise Masaka. Hariya hari Rwabugiri. Yari yahateye nawe yari ahateye. Kandi wasiga ingabo ze. Arazisiga, aragenda, inzu nk'iyi rero bayitaga ngo ni urutare. Ni urutare.